twikomereze ahangaha dongera mbwirwa ubundi butumwa ndi kuvuga ku bundi butumwa Imana yampaye. Imana irambwira ngo Imana yantegetse gusengera irambwira ngo nisubiremo ubutumwa abantu babwumve batazagira icyo bitwaza. Ariko ndahangaha Imana yahamagaye abagabo n'abasore ngo bayikorere barayininira birukanga ku ifaranga. Mbese nyine ifaranga riba ifaranga. Imana irambwira ngo mbwira abagabo n'abasore ngo ndetse abenshi bari kurira ngo mwabuze akazi. Nimuhumure bagabo namwe basore, akazi Imana izanye akazi. Mbega akazi we, imbere mugiye guhura na Yorodani hari imitwaro yanyu y'uburetwa. Nuko uzawikora wese nta bugingo ateze. Uwiteka arambwira ngo igihe kirageze kandi cyabasohoreye yuko abagabo bagiye kwifuza n'abasore kwambara amajipo. Nuko nabibwiwe. Imana irambwira ngo irampamagara ngo yewe Riziki, nanone ubutumwa nategetswe kubusubiramo kubera ibintu maze iminsi ndi kubona iby'ibisiga. Nuko nari narabuvuze ariko bibaye ngombwa ko mbusubiramo. Ubwo ubuntu ubutumwa nari narabutambukije. N'ubutumwa buvuga nk'ukuntu nari naragiye gusenga. Rero njya gusengera ahantu mu musozi, njya hasi ndi njyenyine nicaye, nari naniriwe cyane, numva ijwi rimpamagara risa niri hejuru ku musozi. Yewe Riziki we, nitabanye isoni ni Karame kugira ngo abantu bari hirya yanjye bataza kunyumva. Irongera rimpamagara numva ni nk'umuntu uri iruhande rwanjye. Yewe Riziki we, nanjye ni Karame kubera isoni. Irongera rimpamagara bwa gatatu. Yewe Riziki we, noneho numvaga ari nk'umuntu undimo wese. Nanjye ni Karame, Karame mwami. Irambwira ngo witegereje ibisiga bigurukira mu mujyi wa Kigali. Nanjye nti narabibonye. Witegereje ibigurukira Kacyiru, narabibonye. Witegereje ibigurukira Karuma mu Gasyata, narabibonye. Witegereje ibisiga bigurukira ku mugezi wa Yanza, nanjye nti narabibonye. Irambwira ngo tega amatwi wumve amakuru y'ibi bisiga. Unavugije impanda mu itorero abantu ntibayumva, ariko ibisiga byo mu kirere birayumva. Ngo abantu bo muri iyi minsi bameze nk'abo ku bwa Nowa, babwiye ko imvura izagwa ntibabyumva, ngo bibera mu byo kwinezeza, mu gukora amakwe, mu kubaka amazu, mu kugura amamodoka, mu kubika amafaranga menshi ku mabanke, mu kwambara neza, mu kwiryoshya. Bameze nk'abo ku bwa Nowa, mu tubyiniro, mu kujya koga desi mu biyaga, mu mapisine. Ngo nuko babwiwe iby'impanda ntibabyumva, ngo ndetse niyo yavugaga ica mu gutwi, yacaga mu gutwi hinguka mu kundi, impanda ikigendera ikumva n'ibisiga. Iyo mpanda nta yindi nivuga ngo nje guhemba no guhana. Ngo ibisiga bikicyumviye impanda bibwira Imana ngo uratwibuka ubwo uje guhemba no guhana. Imana ngo ibisiga byafashe amasengesho biri kwibutsa amasezerano basogokuruza w'ibisiga byagiranye n'Uwiteka igihe byakoreraga Imana bikagemurira Eli inyama, bikamugemurira n'imitsima. Imana igirana amasezerano n'ibyo bisiga yuko isi itazarangira itagiriye neza ibisiga. Ubisoma arabisanga ahangaha mu Byahishuwe ibice 19 ku murongo wa 17. Ubisoma arabisanga byitondere. Byahishuwe 19 umurongo wa 17 haragira hati, mbona marayika ahagaze mu zuba arangurura ijwi abwira ibisiga byose bigurukira mu kirere ati, nimuze muteranire kurya ibyo kurya byinshi Imana ibagaburira, murya intumbi z'abami n'iz'abatware b'ingabo n'iz'ab'ubushobozi n'iz'amafarashi n'iz'abahekwa nayo n'iz'abantu bose ab'umudendezo n'ab'imbata, aboroheje n'abakomeye. Amen. Kubw'ibyo rero Imana ngo ishatse gutuma ibisiga byanga kugenda
bikajya bibwira Imana ngo ko basokuruza bacu bagukora ugataha utabahembye. Twabwirwa n'iki ko twebwe uzaduhemba? Imana irambwira ngo ngiye kuva mu mwenda ibisiga. Irambwira ngo nitegereje umujyi wa Kigali mbona ni hato cyane, sanga sara ari igihugu cyose cy'u Rwanda. Irambwira ngo ibisiga byose byo mu mahanga byaratumiwe, nabyo biri kwitegura kuza mu birori. Irambwira ngo rero ngira abakristo b'ibigugu bamaze imyaka myinshi mu itorero bakoreye Imana ntibahabwa basorezwa amasezerano, ngo nibihangane ntizava mu mwenda ibisiga ngo abantu basigare. Bene data wasanga izabyicira imegeri, cyangwa ikagusha isenene nyinshi, cyangwa se ikagusha inzige. Inzige zikaza ari nyinshi, ibisiga bikarya. Nabwira ko abakunda gasosi muzaboneraho, nuko kuko Imana yumvishe gusenga kw'ibisiga. Mboneyeho kubwira abantu bakoze amakwe babanje kugwa mu cyaha cyitwa vansi, gutanga vansi. Imana yarambwiye ngo ingo zanyu ziravumwe, zatangijwe ibuye ry'ubusambanyi. Imana irambwira ngo nzababwire ngo umurimbuzi aratambutse. Icyo cyaha itorero ry'abamanikiye ibiganza ribemera ko musezerana, murabizi neza ko uwishingiye acibwa. Namwe rero mwakoze icyaha kiruta icy'abishingiye abagiye nijoro, ngo murutwa n'abagiye nijoro, kuko mwakoze icyo kintu ngo icyo kizira mukarenga mugahagarara he, abantu bakabaramburira ibiganza bemeza ko muri abasore bazima n'abakobwa bazima, kandi muri inkozi z'ibibi. Uwiteka arambwira ngo ni ukuri izo ngo zose Imana izinyuzemo, inkota y'Uwiteka irahatambutse. Nguretse ko yabahimishije kubahereza abahanuzi babashyeshyenga bakababwira iby'amahoro, ariko ntayo mutezi ngo ariko muri abanyakwigendera. Ukeretse abagiye kwatura bagasanga abayobozi hamwe n'abakristo hamwe bakatura icyo kintu bakoze, nibwo Imana ibasha kubabarira. Twikomereze. Imana irambwira ngo ahangaha ndacyakomeza kuvuga ngo abantu bitukuza. Wenda bavuga uti Riziki yaritukuje. Bene data, ubu ni uburwayi. Ubu ni uburwayi, nubwo benshi bavuga gutya, ni uburwayi njyewe mfite. Ntabwo nigera nitukuza mu buzima bwanjye. Nuko rero Imana irambwira ngo mbwira abantu bisize amavuta atukuza. Ngo yabaremye izi neza ko ari urukara. Nzabaze ngo mbese muzajya mu ijuru mwarabaye inzobe? Irambwira ngo mbwira abadefiriza n'abasuka. Nzababaze ngo mbese Satani yavanywe mu ijuru niki? Yari yasambanye, yari yishe. Irambwira ngo abibone ndetse n'inkozi z'ibibi, umugabane wabo ni mu nyanja ya kumuriro n'amazuku. Rero ngasozesha ubu butumwa igitabo nanone cy'ubuhanuzi bw'ibyahishuwe. Imana yambwiye ngo nongere mvuge aho iwacu ko amaraso agiye kumeneka ari menshi. Nabonye ingunguru z'amaraso 8. Nabonye imigezi itemba amaraso, asimbisi mbibona. Nabonye imigezi itemba amaraso y'amaraso. Haraza Nyabugogo iri gutemba amaraso. Nabonye ingunguru z'amaraso. Nabonye ikidendezi, bona ahantu kimeze nk'ikintu cy'ikidendezi. Yabona Nyabarongo nabonye yahindutse amaraso itakiri ibiziba. Nabonye Nyabarongo imiza abantu benshi cyane. Nuko ndabwirwa ngo mbabwirire ijambo ryo mu byahishuwe 22 umurongo wa 12. Haravuga ngo dore ndaza vuba nzanye ingororano kugira ngo ngorere umuntu wese ibikwiriye ibyo yakoze. Ndi Alpha na Omega, uwa mbere n'uwa nyuma, itangiriro n'iherezo. Ngo hahirwa abamesera ibishura byabo kugira ngo bemererwe kwegera cya giti cy'ubugingo, kandi banyure mu marembo binjire muri rwa rurembo. Hanze hazaba imbwa n'abarozi n'abasambanyi n'abicenyi n'abasenga ibishushanyo n'umuntu wese ukunda kubeshya akabikora. Nuko nahawe ubu butumwa, mwakire neza ijambo ry'Imana. Bene data nshuti z'umusaraba, yemwe bakobwa muri kujya gusambana, yemwe bagore muri kwiyandarika, iherezo ry'ibintu byose riraje, kandi ikimenyetso nacyo cy'Antikristo cyaje. Abakristo ubyumva byitondere, niba warashyizweho kashe y'Imana nta yindi kashe.
muharanira ubwami bw'Imana, niba ngombwa mwemere no kubuzirira, kuko ari n'abatubanjirije bemeye gushyirwaho ingero, abandi baterwa amabuye baricwa. Riziki nanjye uko niko namaramaje, nukuri naho napfa niteguye gupfa niringiye Uwiteka, naho napfa namaramaje niteguye gutsanganira umukunzi wanjye, kuko ndijwi ry'urangurura mu butayu ngo mutegure inzira z'Uwiteka, kuko Yesu yarangije kuza. Yesu yageze ku butaka araje. Banyamadini, Imana iraje itarobanuye idini runaka. Mwese haba n'amakiriziya yose, haba ngo kiriziya gatolika, yaba abaprotestante, yaba abadivantiste umunsi wa karindwi, mwese Imana iranyuza amacace runaka, dore ko amadini yabaye menshi. Uwiteka batambutseho iyaremye ijuru n'isi. Abantu bagiye bose icyitwa umuntu, ngo mwavugaga ngo mbese Imana ibaho, abenshi mwashidikanyaga mu mitima, abasinzi ngo mbese ibaho, abapfumu ngo mbese Imana ibaho, abatinganyi ngo ntayo. Nukuri ngo mwese mugiye kubona, amaso yanyu atangajwe no kubona Imana, mugiye gushaka ubwami bw'Imana.